102.3 Kiss FM. Ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Wiriwe neza cyane Cyuzuzo. Yo. Ndakubona wambaye neza cyane. Ndi wowe se? Ndi wowe Jado. Nambara ibintu bisanzwe, je nambara ibyumye. Neza cyane nambara ibitumye. Urumva wowe urabitegura mu byumye ugahitamo ibyo ushaka. Ibyumye mbere nibyo nambara. Nta byawe nta kigenda. Urumva tuba tukiri muri bya bihe umuntu avuga ati se uretse ibyumye ubundi ibyo nambara kuva komere kugeza kwa gatanu ndabifite ntabisubiramo. Ese Jado ngiye kuvuga ngo nizere ko utameze nk'abandi bihumuriza avuga ati reka numve niba uyu nguyu nta kuya karimo. Aho narabikemuye rwose. Hari n'igihe uhumura icyuya washaka kumva niba kuko arimo icyuya kumbi na uri icyuya ubwo se wabyumva ute? Tuvuga uvuye gukora cross warangiza ukajya banga reka numve arimo icyuya wabwirwa n'iki niba ari icyawe cyangwa iki mu myenda. Kandi wasanga ugiye gukaraba ngo ujye ku kadate warangiza ukansibye ugasubiramo umwenda wajyanye. Kadate waraye sakadate kaje gute gafitanye isano n'amatariki ni itariki umunsi runaka mwemeza ahantu runaka na ahantu muri kwe mva mugenda mukicara mukarebana akana ko mujisho kugeza igihe muzarebanira ikigo cyo mujisho cyangwa ikigo cyo mujisho kiza umuntu amaze ishingana gute. Iyo mumaze kumerana nabi handi nyine abantu batandukana maze bakumva ijambo ry'uwo muntu iri zina ririmo uwo muntu ukumva umuntu aravuze ati muvuze ute ntukabona abantu bimereye neza ngo nurangiza uvuge ngo ni izina ry'uwo muntu. Hari ibintu bitazana mu kiganiro cyo kuri date nk'urugero kuzanamo abantu bitewe n'aba ex ntago ari byiza cyangwa kurata byeri wanguye uko zingana iyo seve nta kimariye sheri. Tuzo wabonye ko nabonye abahanzi mu Rwanda batangiye gukora indirimbo ziryoye amaso n'amatwi. Hano hari ama video n'ama audio aryoshye cyane turi bukubwireho kugira ngo niba utarajya kubireba utaza gucikwa. Ariko ninjoro talent detection nyine nako kugaragaza impano pana talent detection ahubwo kugaragaza expression niyo exprima ukuriwe showcasing your talent kugaragaza impano yawe. Muri bootcamp ya Miss Rwanda abakobwa 19 bagaragaje ariko ntago nari nzi ko umukobwa wacu avuga icyongereza kirimo British accent. Jabindi ntajya numva byabindi uvuga ngo I'm British. Yeah. How ini? Oh yeah. 102.3 Kiss FM.